nizere ko umeze neza uri amahoro nshuti wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Nge ndi Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Iyi channel yitwa Yaja TV ndetse na Humura Program TV, tuba duhuje kugira ngo dukomeze twubake ubwami bw'Imana. Nje mu kiganiro cyitwa Gospel Talk, nkuko mubibona kuri kamera turi kumwe na Pastor Shimimana Jean Marie Vianney, niwe tugiye kuba tuganira muri iki kiganiro. Reka mbere ya byose mwakire muhe ikaze, asuhuze inshuti zacu, hanyuma dushyire imbere y'Imana ubundi tugane. Pastor ngo ikaze. Murakoze cyane, ndasuhuza abantu bose badukurikira kandi abari mu Rwanda, abari kure hiye no hino. Muzi ko dukunda kuvuga ngo abari he, oya mwese aho muri mudukurikira turabakunda. Imana igomba kuko umuntu wese angana n'undi. Yego. Burya nta mukristo munini nta n'umukristo mutoya. Yego. Mwese murangana. Rero Imana ibaho umugisha kandi tubashimira uburyo mwadukurikira cyangwa se mudukurikira, buryo mutwereka urukundo mukora subscribe. Turabibona. Imana rero ibahire ibaho umugisha. Reka dusenga Imana. Nyagasani Uwiteka, Imana ishobora byose, Imana ifite imbaraga zikomeye, Imana ibohora, Imana yaremye isi n'ijuru, Imana y'urukundo rukomeye, Imana y'agakiza, Imana y'icubahiro. Komeza kubana natwe rero kandi ikiganiro tugiye gukora mwami ntabwo ari twe, ahubwo aba ari wowe, kugira ngo izina ryawe rize kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Pastor ngo ikaze. Uyu munsi ndumva nshaka kuganira nawe, ni topic numvishe nshaka ko tuzakora. Mu minsi yashize nakoze ikiganiro n'umuntu, yego, aravuga ngo asoma ijambo rivuga ngo iby'isoni nkeya. Noneho asobanura iby'isoni nkeya, mbona yitiranya ibintu bisigaye biba hano ku mbuga nkoranyambaga. Sibyo? Bibonye mbona nahubwo nibyo byitwa isoni nkeya, aho umuntu aza agakora amakosa, abandi bantu bakaza bakamushyigikira muri ayo makosa. Uri kumva? Wabivuga wowe uvuza ayo makosa akaba ari abahinduye umusazi. Ubundi kuri wowe iyo bavuze ngo iby'isoni nkeya wumva iki? Buriya Robert, nkunda ijambo ry'Imana. Yego. Buriya iyo usomye Bibiliya igenda ikwereka kuva na mbere icyo Bibiliya ishaka. Ahubwo muri iyi minsi abantu bafashe Bibiliya bayitiranya n'ibindi bitabo. Icya kabiri, abantu bafashe Bibiliya bayivanga n'ubuzima bwabo busanzwe bwa buri munsi. Hanyuma bafata uburyo bw'ubukristo babahuza n'imirimo tubamo ya buri munsi. Yego. Ahangaha niho rero uzasanga rimwe kenshi Robert, wowe uzagongana n'abantu. Kuko muri iyi minsi nujya kureba, urajya gusanga urusengero runaka cyangwa se itorero runaka, reka mvuge gutyo, nujya kureba abantu barusengeramo, abenshi si n'abakristo baho, kuko abenshi batanditse mu gitabo. Oya, abenshi ntabwo banditse mu gitabo. Unamubaje n'ifishi y'umubatizo bamubatirije aho ngaho ntayo afite. Ntayo. Yego. Ni umufana, ntabwo ari umukristo. Abantu rero babaye abafana, ntabwo ari abakristo. Cyangwa se yaje kwiruhurira, yaje kuruhura gusa umutwe. Muri ngemba yewe hari umupasiteri nzi, hari umupasiteri nzi, ni n'inshuti yanjye pe. Yego. Yarafite churches, nyine ubu natwe zirafunze nyinshi. Ariko gishatse kuvuga ubazo cyumve, mu bakristo benshi yarafite. Ntibari wahumaza ngo umukristo wawe ninde, cyangwa se umukristo uyoboye cyangwa se ubere mushumba. Yego. Urumva? Bavuye Rwamagana, bavuye Muhanga, bavuye Gitarama, bose baraho ari kubita abakristo. Nyamara umubaje ngo wabatije nde? Abawe ntawe urimo. Ese ubwo ryo n'itorero? Aho rero n'abafana ntabwo ari abanyetorero. Yego. Ahangaha rero ubusa ubukristo nibyo rero ndibuze kugusubiza kugira ngo uze gusubiza neza ikibazo wambajije. Nabanje gusa nk'uhera kure kugira ngo uze kurushaho kunyumva. Yego. Ahangaha uze kunyumva Robert, oya ndi kukumva. muri iyi minsi turimo kujya tubona ibintu byatangiye buhoro, abantu babihindura none ubufana atari gushaka kumva icyo umuntu avuga. Yego. Uze kunyumva icyo ashatse kuvuga kugira ngo ngere ku ijambo rishaka kukubwira. Uranyumva neza? Hanyuma haduka amacano, reka nyite ko ari nayo yaje kuyobya abantu. Hanyuraho abagore baza gutanga ubuhamya. Urakumva? Yego. Aba bagore bagaragaza amarangamutima yabo.
n'ibibazo bafite, bagaragaza ibibazo bafite. Noneho abantu babakunda ko wenda bababaye cyangwa se bafite agahinda, babagirira impuhwe. Uranyumva neza? Ariko wajya kureba ugasanga komu si ibibazo bagize, ahubwo yishemo n'ibindi bintu. Yego. Ndaguha wenda urugero, sinzi kuze kuvuga abantu mu mazina cyangwa amacano, twavuze ko ibyo ntabwo rwose, ntago, ahubwo turi kuvuga muri rusange, muri en general. Abagore banyuraga ahangaha benshi nabavugaga ko batawe n'abagabo. Umugabo wanjye arankubita, umugabo wanjye ntitubanye neza mu buriri, ntamfasha kurera abana, umugabo ntamfasha kurera abana, yarantaye. Yego. Nkibaza ngo ubundi aba bagore ko arimo kuvuga, kandi kenshi abagabo ntabwo baje kuvuga, babaye abagore, babaye victime, nabo baranje baricecekera. Cyoko abagabo nabakunze kuko bataje, nibatanze uruhande rwabo, batanze uruhande, opinion yabo barayigumanye, barayiryamana. Kuko buriya kenshi niyo mpamvu bavuze ngo amara y'umugabo atemba ajya mu nda. Mugereka ngwereka Robert, izi kamera dukunda nubwo tuzihoraho, ariko zifite n'ibibazo. Kuko ngiye nyiriho ubu ngubu baranze, ariko umugore wanjye ntago arajya kuri kamera, nta n'umuntu umuzi. Yego. Aba bagabo rero bo banze kuza kuri kamera, reka mbivuge, banze kuza kwiyandarika. Kamera ntago ari mbi, biterwa nuko uyijeho, icyo uje kugikoraho. Uranyumva neza? Aba bantu, aba bagore batangiye baza bavuga agahinda kabo, abantu barabakunda, imitima barayigarurira, none bakumva ko bari kubigisha ijambo ry'Imana, nyamara ahubwo barimo kugenda baboreka. Aba bantu babwiye amagambo ntago bahindutse abakristo. Bazi unyumve neza, aho nangiye kugutahura pe. Waje kuvuga donc baza baje bavuga ibibazo bahuye nabyo, baje bavuga ibibazo bahuye nabyo, bamaze kuvuga ibibazo bahuye nabyo, abantu babagirira imbambabazi. Ariko bitwikira umwambaro w'agakiza, wivuga ko bakijijwe. Ko bakijijwe. Ariko ibyo bintu baje bavuga ntago ari ijambo ry'Imana. Bo baje bavuga ibibazo, intambara bahuye nabyo, mu intambara zabo, ko abana baranabafasha, uko bakubiswe, bagira gutya. Ariko baza bitwikiriye ko ari abavuga butumwa. Yego, ko ari abashumba, ariko ntibakora umurimo wa gishumba, n'uwakivuga butumwa ntibawukora, ahubwo bavuga amaganya yabo. Banabivuga kwitwa kuvuga ijambo ry'Imana, ugasanga atari ijambo ry'Imana no kuvuga, ugasanga kuvuga gusa amarangamutima yabo, cyangwa se bazita ngo motivation speaks, ni morale, ku motivation, ziri motivation z'inyigisho. Kumva umuntu akubwira ati umuntu akwanga Imana itakubajije, ariko rero gato ngo baze umuntu akwanga Imana itakubajije, nuko isobanure mbere yo kibazo. Umuntu nakujugunya, Imana izagutoragura, ntagusobanuriye kubakujugunya kubera. None se ni gute umuntu akujugunya? Ese ubundi Imana yagusama urinde? Igusamiye iki? Igusamye gute? Kuko bakujugunye wananiranye. Ni Imana ibugusama. Ukoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, barakujugunye. None ese Imana yo iraza gutoragura muri ibyo bintu, igufite mu mubare wabayo. Icyakora ahubwo yarakwiye kuvuga ngo nukora ibyaha uzihana ubabarirwe, Imana yongere kwakira. Amen. Siko biri se? Ariko izo nyigisho za motivation nibakujugunya, bagutaye mu ruhande Imana irimo, uzi Imana irimo, abantu nibakwanga ujye wipostinga, abantu nibatagusohokana uzisohokane, uzigurire fanta, donc nibatagukunda uzikunde. Ubundi se hari umuntu wiyanga? Iyo rero izo nyigisho ziri motivation, morale motivation, urukumva, atari ubutumwa bwiza. Hanyuma watangiye kunyumva noneho aho turi kugenda kuvuga ibi rero, abantu bakomeje kuzumva, bahise bafata bantu, none nabo kubera amagambo aryohereye y'isukari, abantu babiyumvamo, rurambikana. Nkoresha iryo jambo. Ntibabaye rero abakristo baba, nubwo rwambikanye mukaba mwishutse ngo umuntu ntabwo babaye abakristo, ntabwo uwo muntu ababwirije ubutumwa bwiza. Urumva? Ntabwo babaye intumwa z'Imana, ntabwo babaye abigishwa, ntibabaye abigishwa ba Kristo. Yego, uranyumva neza? mubaye ntibabaye n'abamemba
b'itorero kuko ntarya yazanye, ahubwo babaye inshuti ze. Si ni inshuti mbonye inshuti kugira inama. Buriya Robert uzarebe ukuntu tukunda kugirana inama nuko turi inshuti. Iyo urwaye ndaguhamagara Robert wakize bimeze biti, bimeze biti madamu yakize. Yego. Iyo naheruka kumbona pasiteri ko nego kukubona byagenze bite, uri muzima, uba mu Rwanda. Kandi ari umuvandimwe ngira w'inshuti yanjye, uri kumva aba hanze. Niyo nkoze nk'ikiganiro akabona hari ama mistake na ataguhamagara ati Roba stop. Urabizi wo nguwo abantu basigara bameze nk'abafana, uri kumva baba bafana ariko ntibanaba n'inshuti zifite umumaro. Kuko nari ndi kuguha urugero rwa hafi rw'umuvandimwe, arangira ati stop Roba, birenga aho ngaho. Uyu muntu yabaye umunywanyi, yabaye inshuti. Arega inshuti nibyo nakubwiraga. Yego. Inshuti ikugira inama. Yego. Ariko umukunzi arakoreka ahubwo abayishakira ibyiza byawe gusa, ashaka ibyiza byawe, ashaka amagambo uvuga. Ya magambo buri hari abantu kuri YouTube hano hari abaje guseka gusa. Yego. Urumva katwumve hagaseka gusa. Urumva agasoza akazakukira guseka. Ese nyuma yo guseka n'urupfu, ko Bibiliya yavuze ngo habaye igihe cyo guseka akabaho n'igihe cyo kujya guteka. Nyuma yo guseka n'urupfu. Hanyuma haje kuvamo iki? Yego. Ibyo byose nibyo turi kujya tubona uyu munsi wa none. Haje kuvamo iby'isoni nke. Ya marira yaje kuri televiziyo. Yego. Arira yaje guceceka burundu, anahora kandi ibyo yavugaga bitanakemutse. Siko biri? Yego. Kandi kamubwire Robert, abaje barira benshi bahise banasenya n'ingo. Uzabicunge neza. Yego. Kuko ubundi nta mugore waje kurira ngo yubake urugo, ntago bibaho. Uramwita icyomanzi, kankoresha iryo jambo. Ariko Bibiliya iraryemera. Byase niryemera. Bibiliya bamwita igishubaziko cyangwa icyomanzi. Ben uriya ntago njya kubaka urugo, ntago bibaho. Ya magambo yaje aryohera, yitwikira umwambaro w'umutaka w'ijambo ry'Imana. Uyu munsi harimo iki? Harimo iby'isoni nkeya. Gutereka amazi nsoma ijambo ry'Imana kugira ngo babyumve neza. Yego. Petero wa kabiri ibice 2 n'inshyakamere ku murongo wa mbere. Hari ijambo ry'Imana ngo ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma, nk'uko hariho abahanuzi badutse mu bwoko bw'Abayisiraheli. Yego. Banza wumve dusesengurira ijambo. Nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse, ubwo ni mu bwoko bw'Abisiraheli, bw'abantu b'Imana. Katubyita guca Abayisiraheli, katubareke bibere muri Isiraheli. N'Imana bacenayimenya banayiretse. Yego. Urikumva? Niko no muri mwe hazaduka abigisha b'ibinyoma bazana. Yego. Babazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka. Baza wumve izi nyigisho zaje none ubetse gato nk'uko habaye abahanuzi b'ibinyoma muri Isiraheli, niko muri mwe hano muri Kigali, hano ku isi, mu Rwanda no ku isi yose, kuko YouTube igera hose. Yego. Siko biri? Mu bantu biswe ubwoko bw'Imana hazaza abahanuzi b'ibinyoma babazana rwihereranwa. Yego. Rwihereranwa subiye ngo ni gute Roba? Rwihereranwa burya umuntu ashobora kuvuga ngo umuntu akuzanye rwihereranwa wenda ngo akujyanye hirya iwawe, ngo akutwaye hirya, nyamara utazi neza ko uyu muntu rwihereranwa nuko umuntu aza akaza yitwikiriye ijambo ry'Imana ariko nyamara atari ryo. Ahangaha menya neza ko uyu muntu akuzanye rwihereranwa. Iki ni kigomba kubanza gusobanukirwa neza. Kukuzana rero rwihereranwa ni ukukuzana buhoro buhoro, ruduri aje yitwaje ijambo ry'Imana, yitwikiriye uwo mutaka ariko memu atari ijambo ry'Imana. Iki ni kigomba kubanza gusobanukirwa neza aha hantu. Hanyuma bazana inyigisho z'ibiki ariko zitera kurimbuka. Ubu ngubu aba bantu benshi bazanye izi nyigisho, bazanye inyigisho zitera kurimbuka, ngo ndetse bazizana bazihakana na shebuja
wabacunguye bizanire kurimbuka gutebutse. Banza wumve aha hantu. Shebuja ninde? Shebuja ni Kristo Yesu. Bazamwihakana ndetse ngo bazazana kurimbuka gutebutse. Ubu hari abantu bamaze kwizanira kurimbuka gutebutse. Hanyuma ikibazo Robert yambajije kiravuga ngo ku murongo wa 2, ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza. Banza wumve neza ahantu. Ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza, batucishe inzira y'ukuri. Aha ngaha rero niwe ugomba kubanza gusobanukirwa neza. Aha ngaha rero niwe ugomba kubanza kumva neza kugira ngo uzirikane neza ibi bintu, ubanze ubyumve neza. Iki nicyo nshaka kukubwira kugira ngo uzirikane neza, ubanze wumve ibi bintu. Ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza, batucishe inzira y'ukuri. Aha ngaha rero niho umuntu agomba kubanza kumva neza cyane. Aba bantu baje bita abakozi b'Imana, baza rwihererano, bazana abantu buduri bucece mu kujijisha rwihererano, barabihererana, barabigarurira. Barakabwira Robert, Imana imbabarire, hari itorero rimwe bafunze, ubwo nawe sinshaka kurivuga, urabizi. Leta iyo yabonye ko ritujuje ibisabwa irarifunga. Ntituvuze amatorero yafunzwe, yego, nkuko tusanga twabudetinga ibindi kandi ntabwo twavuze bitariho. Twakuze itangazo rya RGB turarivuga niyo twakotinze, yego. Ariko umuntu umwe yaranyandikiye arambwira ngo ibyo bintu muba muvuga ngo byo gusebya abantu, byesebye umuntu, njese ndi leta, nje Pastor Ishimiye nahagarara hano ngafunga itorero, narifungije ziki akanwa kanje, fite ingufurize, fite urupapuro rwandikaho itangazo, fite sinama, hari itegeko se agendeyeho ryafunga urusengero, ngo ibyo bintu ngo byo gusebya abantu. Donc ntabwo arakira ko leta yafungiye umuntu kuko adafite ibyangombwa, ntabwo arashaka no kubyumva. Mbese nk'uyu muntu bamubwira ngo uyu muntu wamuzanye rero guki rwihereranwa, bakuzanye rwihereranwa, waje rwihereranwa. Mwebwe ni muri abakristo, muri abafana. Yego. Umufana, reka nk'urugero, yego, watashe ubukwe, kwanza nawe wakoze ubukwe, yego, hariho bita best man y'abagasodoneri, akaba marene, akaba pare, akaba fille d'honneur. Yego. Bose baba bambaye, niyo bagenda kugenda inyuma, bose bakagenda babyina. Yego. Ariko iyo mutashye muvuye mu gutwikurura, kuko mwaza gukuramo imyenda gusa, abatwikurura barangije ibyo mwapfanaga biba birangiye. Yego. Iyo mugiye mu cyumba bose baranataha, muranabwira ati n'imyenda mushaka muyitahane muzayizane ejo. Shatse kuvuga ngo umugeni n'umukwe ni wabo barataha. Yego. N'ababasabiraga n'abatwikuruye kenshi n'Imana nimuzireba, muhita mujya mu cyumba mugakinga mukaruhuka. Yego. Siko biri. Ahangaha abantu benshi bizeye abahanuzi ariko ari abahanuzi b'ibinyoma. Iby'isoni nke rero ni ibi, nishaka mpita nasoza ikiganiro. Yego. Iby'isoni nke buretse gatumve Roba, ingeso zabo z'isoni nke. Ku murongo wa 2 ntago ari njyewe, yego, baza wumve. Ingeso zabo z'isoni nke benshi barazikurikiza. Benshi bagira gute? Barazikurikiza. Ubwo ni ukuvuga ngo zirabandura. Noneho wese wumve izo ngeso zabo barazizanye, bazihaye n'abandi, nabo banyoye, barazinyoye, hanyuma batucishe
inzira y'ukuri. Sinzi niba uri kumunyumva none. Aho ndakumva. Reka nkwereke urugero. Aba bantu baraje. Sibyo? Bitwikiye umbrella. Yici y'ijambo ry'Imana. Ibyo ngibyo birangiye abantu barabumva. Yego. Hazamo n'abagabo barabakurikira. Siko biri? Bomboka. Za nzira zabo barazandura. Bajya kwirongoreraho. Barazandura. Yego. Bakimara kuzandura. Yego. Nibo tayari batangiye gukora amafoto. Kuko amafoto ntabwo yakora wenyine. Yego. Uyakora n'umaze kwandura. Niwo wanduje. Donc hari umuntu waje asamba. Undi araza nawe azasamba. Bose barasambana. Yego. Uranyumva neza? Basoje baratugata ariko murabizi ko hari ibintu twari turimo. Bashoje ariko ati hari ibintu twari turimo. None rero namwe ni mu byakire. Namwe ni mumwe. Ariko Yesu. Bafata bya bishitani byabo, ya mavideo yabo, ya majwi yabo, ibi ni iby'isoni nye turimo kuvuga. Yego. Baba bishize ku karubanda. Reka nsabe ibi bintu. Nsabe RGB ikunda kunyumva. Ni RGB kasabe ribu byose. Reka sabe ribu ni iraza kurcyana ikintu. Kasabe iki kintu. Ribu je nyumva. Ikiganiro cyose cyagiyemo aya majwi. Basambana, abantu bisambanye. Sibyo? Yego. Gikwiye gusibwa. Yego. Cyangwa se bakatamo aya majwi. Utakasema akagisiba. Uzi impamvu? Yego. Barimo kwanduza ubundi bwoko. Uzi impamvu bwanduza? Aya majwi ko yumva ubwayo. Umugabo wese urimo ko yumva. Cyangwa umugore wese urimo ko yumva. Arimo gutangira gushaka hafi. Umukobwa wayumvise aya majwi. Akose pastor. Nanone tujye tuganira. Kugeza aho ngaho uri gusaba ndabizi ko bakumva. Sibyo? Uragira ngo bakumve gute nk'umuyobozi wa RIB mwegeze kuvuga ati ariko iyo mutashye muvuga ngo iki? Mubwira abana ko musoje akazi. Nyine ibyo ngibyo byari cyagihe ariko uyu munsi aya majwi ibi by'isoni nye Robert Nagani nge wabivuze. Yego. Ingeso zabo z'isoni nye benshi barazikurikiza. Barimo gushaka kwanduza abandi batarandura. Virusi niki? Virusi. Okay, katuvuge VIH. VIH no ni virusi. Ni virusi nyine. Corona. Yandura ite? Hepatite. Naba numuntu uyirwaye n'undi utayirwaye. Hepatite kenshi nayo bihura mu mibonano mpuzabitsina. Nimwe yandurira. Yego. Sida mu mibonano mpuzabitsina. Umuntu avuye mu ngeso zembi. Azizanye hano kuri azanye virusi. Azanye virusi ye. Uretse gato wumva. Iby'isoni nye babikoreraga rwihishwa. Siko biri? Mu rwongorero. Mu rwongorerano iyo ngiyo. Kuko banduzanije. None barangije kubikora babishyira ku karubanda ati namwe ni mu bifata isi. Rwihereranwa. Babihaye isi. Noneho uretse gato wumve. Urumva? Noneho uretse gato baje kwanduza abantu. Noneho kubanduza ijambo ry'Imana risoza rivuga ngo batucisha inzira y'ukuri. Yego. Ubu rero urumva niba Pastor Shimi yavuze ukuri. Barahita bamwataka. Noneho si no kwataka Pastor. Ahubwo vuga ngo aba bantu bitwaga abantu batwitwikiye umutaka w'ukuri. Uyu munsi ukuri kurimo kugira gute? Gutuka. Hejuru y'amabi yanyu. Ibi teyisoni cyangwa se ingeso y'isoni. Ahangaha rero niho nakubwiraga. Wabivuga ngo mutwangira mami. Ngo mutwangira daddy. Daddy wanyu na umwanzi. Ahubwo daddy mami arimo koreka imbaga. Reka pastor bra reka mbabwira abantu badukurikiye. Sibyo? Dukunda kubikora hano ikiganiro abantu benshi ntibabyumve neza. Abantu benshi bazi ko iyo bavuze ngo gukunda igihugu. Abantu benshi bazi ko gukunda igihugu ari ukujya gukora ukakorera leta. Wapi? Gukunda igihugu ni ukwicara ukabona ibintu byakwangiza igihugu kuvuga ati ariko ngende umunyarwanda igihugu cyanjye nicyangirika nzanjye nzaba baye umuruza dore abantu bazanye virusi arega
twebwe dukunda igihugu kuko tuvuga aya magambo. Aho abadakunda igihugu nabaza mukaza no kubirwanya. Ibi turi kuvuga nimwe nabo mukunda igihugu. None se niba tukubyara abana bakajya kumva aya majwi. Dufite abakobwa imyaka 15, dufite abakobwa imyaka 18, bafite amatelefoni yabo. Mujye kubazana mizi virusi zanyu. Nose mukubaka u Rwanda. Niyo mpamvu rero ariko ngo harabo bifasha dango bino bintu iyo bije no ku karubanda. Ibi ngibi bikanda dara amajwi ngo harabo bifasha. Abo bifasha rabazi reka mbakubwira. Bibiliya dore ku murongo wa 3 abo bifasha. Abo bifasha ngabo. Bafashwa nabyo. Kandi irari ryabo nabafite irari ry'ibisa n'ibyo nibo bifasha. Byibiteye isoni. Abo ngabo birabafasha. Bagata ahubwo nimukomeze mugire cyane. Hari gahunda zindi turimo. Buriya hari abantu hari amacanoze yarameze nk'aba bantu yigishaga ibishegu ngo ukuntu bakora ngo isaha ariko ukora isaha uri igihashi. Iyo saha ninde wayigutumye wayikora nyirawo muyikorana ese n'umugore wawe ukora isaha. Ese ahubwo isaha nakazi ugira. Ese mu gitondo uzajya gukora ubuyedi. Mu gitondo se uzajya mu kazi. Isaha urwana wese gato si ni isaha. Ngugomba gukora isaha ngo kandi ngokora ngo 2 cyangwa 3. Ubwo na amasaha ngahe? 2. Na amasaha 3. Rase uzaryama. Uzabyuka. Mu gitondo se ndakubwira hari abantu ibintu babigisha. Ariko bigisha dore ngibi ku murongo wa 3. Ku murongo wa 3 abazakurwanya Robert ibingibi nabafite irari kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe. Urumva bababwiye amagambo y'amahimbano si byose ariko iteka bacirwaho uhereye kera nibizatinda kurimbuka kwabo nikuzahunikira. Dusoje ikiganiro. Ndagishoje. Soza. Mwakoze kubana hari ikindi ushaka se? Imana y'amahoro ibahumugisha. Ari abungukira muri izi nduru za yere sibyo ku mpamvu z'indamu nkuko tubonye kwirari ryabo kuko bari abantu bakunda ama video n'abayacuranga cyane nabafite ibyo bararikiye bafite irari. Reka mbashimire mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro tubabwiye ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom nawe ubutaha.